si ikindi ni n'umutekano wabyo ugomba kubirinda ni kuburinda n'igihugu. Abanyarwanda bacu baramba bakamara bimaze kuba imyaka 69 twavugaga, uba wifuza ko babaho mu mutekano. Umutekano rero mvuga ni uw'ibintu ni n'uw'abantu. Umutekano ni ngombwa ntusubirwaho. Ibyo ariko byose nyine bikorwa n'abantu, natwe twakora dute, twakorana dute hagati yacu, ndetse hagati yacu nk'abanyagihugu ndetse n'abandi, haba mu karere haba no hirya birenga akarere. Dukorana dute? Iyo ukorana n'abantu, iyo ukora ibintu bya bindi navuga, gutekereza, uburambe, umutekano, ubwiza bwabyo bigomba gukomeza biza mu bitekerezo. Rero niyo ingingo nashaka kugarukaho mu kanya gato. Ibyiza twaba tugeraho, hari ubukungu bwihuta mu kuzamuka, Minisitiri w'Intebe yavuze, hari ukwihaza mu bitunga Abanyarwanda, hari wa mutekano, byose, ubucuruzi, bahahirana n'ibihugu duturanye ndetse n'ibindi hirya, bikorwa natwe n'abantu muri bwa bufatanye. Twakora dute rero? Twafatanya dute kugira ngo twihutishe ibyiza dushobora kugeraho, cyangwa se ibyiza dushobora gutakaza, cyangwa twananirwa kugeraho kubera ko tutakoze ibyo twagomba gukora, kubera ko tutabikoze uko byagomba gukorwa, kubera ko twakoze ibindi ndetse bitari ngombwa